kasike byambaye ntabwo ipfutse umunwa. Musore arakuruye arabanza kubita mu gatuza biranga. Mukananwa nicyo gipimo. Mukananwa nicyo gipimo. Araha cyakabi cya gatatu gisigaye umusore yarakweza uko yagakweza. Mukananwa nta mikinira n'akananwa ntibigeze bagakorera kasike. Aha barakwereka dutsangiranya bari batumbiranye mu ubwo buryo. Imirebanire niyo wari umunsi umwe cyangwa se igihe kimwe ingabo zahu ukuntu tuba turi bize ariko ntabwo biba bivuze yuko nagenda ngo mpere. Hari habayeho akantu muri episode ya rimwe na kabiri nanzi ko rimwe finale na kabiri yose nanzi ko kabiri yose nashyizeho, ariko naje gusanga nashyizeho igice. Naje gusanga nashyizeho igice rero ndavuga ati nze nkore kabiri finale irangire, kuko nayibonye ndi gutegura episode ya gatatu mbona ibintu bitarimo. Ndavuga ati ndongera nkora research njya kureba izo mbitse, ndavuga ati nze mite nzibahereza zose bive mu nzira. I'm sorry ntabwo nabaterera mu nimero zanjye za 0 abantu bamagara murakora abantu mukora akazi kenshi ewa nabasha kuba narondora. Impamvu rero simbanje hano ngo ntinde abantu banjye murabizi, simbanje kuvuga amagambo menshi, gusa ikintu gihari cyo ewan from 0 to hero twahereye 0 aho ngo filime ndakeka tugiye kongera dutangire 5 kuri 5 twagiye. Ngoma kirimo kirarora gikomangoma kirimo kirareba birimo birajya mbere. Aha murabyibuka ni hamwe haya musore ari kumwe n'uwitwa umwiza Lady Ohwa, bimurabyibuka. Noneho igikomangoma gihoma akababonera kuri kanyamara nacyo cyarakunze kuri yuwa gore babana ngo yamushyingiwe na mukunda. Aha murabyibuka neza cyane neza ewana hano yari yayibonye yababaye bavuga ati ariko ubwo ari haya muso nta kibazo nta kintu genero haya muso buriya nta kintu yamwima, ariko yuwa yamubonye yumva different mu mutima, yumva itandukanyirizo muri we. Aha yakubye amatwi ahindura ifarasi kugaruka ku murozikazi cyangwa se umupfumukazi. Anga murabyibuka yuko ikintu yaje gukora yaje kuba yaza guhereza ku mupfumukazi cyangwa se umurozikazi wacu. Igikomangoma cyane kirashaka kureba kireka kinjira. Igikomangoma cyakuziye aha. Yes nano ndabona hano ibinari original. Bitekuje wakererewe kundeba ni kibazo kinyewe nahoze nshaka umwanya munini, ariko muri yewo miyo nawe yewo miyo sinzi rwose niba mva yaraje kuba yatera umupfumukazi ngo abashe kuba hari ibintu yamurebera. Urabizi ko uyu ari umupfumukazi w'igihugu arapfumagura areba hiriya areba hazaza. Frank yego turebera inzoga nziza cyane. Yewo miyo niwe muyirozikazi nugu. Urabona ikintu bita ikinywaci iriya nakubwiye ko aba ari kanyanga imwe original, iriya ntago wahinywa hitupfa, iri itandukanye n'ibyuma irasukwa. Ubona hano barimo na analyze ntago ari kugira ngo murebe gusa, reba iyo jage niba ari nibinika niba ari kuntu byo byonyine iteye iby'ibwami bari iby'ibwami ari ibikoresho kandeke kuvuga menshi mutanyica. Dore teremusi kuri muranywa cyane iyo ni yari ihagije. Umva yo miyo yego nyagasani ye mama ndabizi rwose nawe ahagarika yuwa no kuba wahindura ibyiwe usibye uvuga n'ukuri. Ugomba kunywa gake yarimo arambwira ati se kuri muragotomera cyane, ariko uyu munsi nzi ukuntu isura yanjye